Kristo ni uruta inshuti zose zo mw'isi igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngwanyu hagiranyize mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo ni uruta inshuti zose zo mw'isi igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngwanyu hagiranyize anyurura mbabaye angiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragezwa ndinda wa mubi ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye n'igihome cyanjye njyamwishamo intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragezwa ndinda wa mubi ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye n'igihome cyanjye njyamwishamo naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti Yesu azantabara ngeze mw'ijoro yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi ntazasiga nk'imfubyi ntazampemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwo ngotesheje ingabo ntacyo gitinya pe ajya ntungisha amano yo mw'ijuru ntazasiga nk'imfubyi ntazampemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe ajya ntungisha amano yo mw'ijuru njyankumura wa munsi nzagera mw'ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro
ningera mwijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi Yesu